uzabasha gutsinda gusa igihe ubwenge bwawe buri hejuru y'amarangamutima yawe. Aya ni amagambo akomeye yatangajwe na Denzel Washington. Denzel Washington ni umwanditsi, umuyobozi n'umukinnyi wa filimi w'icyamamare ku isi, ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse ku itariki 28 Ukuboza 1954, avukira muri leta ya New York. Azwi cyane kubera ubuhanga n'amagambo ye akora ku marangamutima, bigatuma abantu benshi bamukunda. Yagiye akina filimi zitandukanye zirimo nk'iyo bise Training Day, yanamuhesheje igihembo gikomeye ku isi cya Oscar. Yakinnye kandi n'indi bise Man of Fire n'izindi nyinshi cyane. Denzel Washington azwiho ubuhanga buhebuje bwo gukina neza. Akunze gukora ku marangamutima y'abantu nk'iyo akina ari mu buzima bukakaye burimo ibigeragezo, cyangwa iyo akina ari mu bikorwa by'ubutwari. Yagiye atsindira ibihembo bikomeye ku isi, ndetse yabaye umwirabura wa mbere watsindiye igihembo cya Oscar nk'umukinnyi mwiza mu myaka ya vuba. Ni umwe mu birabura bafite izina rikomeye muri Hollywood. Ibi bikaba bimugira umwe mu birabura b'icyitegererezo mu ruhando rwa sinema kubera ubuhanga bwe, imico ye myiza, uruhare rukomeye yagize kugira ngo abirabura bahabwe agaciro muri Hollywood. Uko yakomeje gukora cyane akitwara neza nibyo byatumye amenyekana ku rwego mpuzamahanga. Denzel Washington rero hari imbwirwaruhame zikakaye yagiye akora, ndetse n'amagambo y'ubwenge yagiye avuga ushobora kumva wakurikiza inama zirimo zikakubera akabando k'iminsi, ndetse ukaba waba umuntu w'igihangange ku isi. Mbere ko tuzibagezaho, reka mbanze wikaze mu isi y'ibyamamare n'inzira banyuzemo bagera ku bwamamare n'ubukire bwabo. Ikaze mu isi ya Denzel Washington, isi irimo amagambo y'ubwenge kandi atera imbaraga agasana imitima. So never give up. Inama ya mbere. Igihe kimwe Denzel yagize ati, ntukajye utinya gutsindwa, ntukajye utinya kugira inzozi zagutse, kabone niyo waba ubona ari inzozi zikuganisha ku bintu ubona birenze ubushobozi bwawe ufite uyu munsi. Abantu bamwe batinya kugira inzozi zagutse kubera ko baba batinya gutsindwa, ariko Denzel we avuga ko gutsindwa atari ikibazo, ahubwo we abifata nk'igice cy'inzira yo gutsinda. Inzozi zagutse iyo ikintu cyonyine gishobora gutuma umuntu atareka gukora no kugerageza. Ati rero uramutse utekereje gushinga business nini, kabone nubwo yaba isaba amafaranga arenze ayo utigeze gutunga, ndetse n'abo mu muryango wawe ntawigeze ayatunga, ntuzigere utesha agaciro icyo gitekerezo kikujemo ngo kigutere ubwoba cyangwa utangire wivugisha uti iyi business cyangwa uyu mushinga ndawuretse, kuko amafaranga usaba sinayabona, ni menshi arenze ubushobozi bwanjye. Denzel ati oya rwose, intekerezo nk'izo ziguca intege, zituma ureka inzozi zawe, jya uzirwanya aho gutangire ushakishe inzira zirenga 1000 zo kuzabona amafaranga yo gukora uwo mushinga. Ushobora gusanga ari n'umushinga utagusaba guhita utangiza menshi. Icyo gihe rero utangirira kuri bike ukagenda waguka aho gucika intege ngo bivemo. Ati jya uharanira kwiga ibintu bishya byerekeranye n'uwo mushinga, ushakisha amakuru. Niba hari n'abigeze gukora ibisa nk'iby'iwo mushinga wifuza gukora, ujye ubegera ubagisha inama. Ati niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, ntukagire ubwoba bwo kugerageza. Gerageza ibintu bitandukanye mu buzima, niyo wabikora bikanga, wibuke ko no gutsindwa ari isomo ry'agaciro. Inzozi zawe nuzirinda ubwoba, umunsi umwe zizaba impamo. Ibi ni byo bitugeza ku ijambo rya kabiri Denzel yavuze agira ati, inzozi zidafite intego birangira zibaye inzozi gusa. Hari abantu babwira abandi bati nzaba umukire, nzagura imodoka, nzubaka uruganda. Ibyo ni byiza kubitekereza. Ikibazo nuko usanga bamwe babivuga ariko batarigeze bashyiraho inyigo n'intego zo kubigeraho. Aha Denzel atwereka ko kugira inzozi, upanga gahunda, gutegure kandi wubaka inzira uzanyura uzigeraho, biba ari nko kubaka inzu ku mucanga itagira fondasiyo. Ibaze nawe iyo nzu uko yaba imeze. Ati rero fata inzozi zawe uzishyire ku mpapuro, shyiraho intego z'igihe gito n'igihe kirekire, hanyuma ushyireho na gahunda ihamye yo kuzigeraho. Nibuka kuri ikiremwa muntu hari ibintu bimwe utakishoboza. Mbere yo kugira undi muntu wiyambaza, Denzel avuga ati shyira Imana imbere mu byo ukora byose. Iyi ni inama ya gatatu ya Denzel Washington agira abantu. Akenshi abwira urubyiruko ko amahirwe, impano n'ubuzima bwiza byose bituruka ku Mana. Iyo wemeye ko hari igikomeye kirenze ubushobozi bwawe, ugasenga ukagishyira mu biganza by'Imana, utangira gukora ufite icyizere cy'uko hari urundi rwego rugena ibihe byawe.
kandi wibuke neza ko icyizere kirema kandi kigakora ibitangaza. Niba ushaka kuba umukire ariko muri wowe nta cyizere wifitiye, uzahenda usaza utabaruke utabaye umukire wifuza kuba we. Ati jya utangira umunsi usenga, jya ugena igihe cyo gushimira no gusaba Imana ubwenge n'ubuhanga. Wisabe kuguha imbaraga no kugufata akaboko bikwambutse ibihe bikomeye n'ibigeragezo uri gucamo. Ariko kandi ibi ntibivuze ko ugomba guhunga akazi gakomeye utangire ushakishe inzira z'ubusamo zo gukira buba utavunitse. Ibi tuganisha ku nama ya 4 aho Denzel agira ati ushaka koroshya ibintu ni umwanzi ukomeye cyane. Abantu bamwe babishakira kunyura mu nzira zoroshye, bashaka akazi katavunanye, amafaranga aturutse aho batavunikiye, iterambere ryihuse n'ibindi bibanyuza mu nzira z'ubusamo zibageza ku bukire vuba. Denzel avuga ko ibi ari ukwibeshya. Ati ubukire nyabwo bwubakwa mu mvune, mu gukora ibyo bamwe bita ko birambiranye bidatanga ubukire vuba. Aha niho hava ubukire. Ubukire bwa nyabwo buva mu gukomera ku ntego n'igihe abandi bacitse intege cyangwa bari kuguca intege bakubwira kuri guta igihe. Ati ntutinye akazi gakomeye, ntutinye inzira igoye, menya ko mu bintu bigoye ariho washibuka ubukire nyabwo, ubumenyi buhamye n'uburambe bw'agaciro. Denzel ati kandi ntukajye ukora ugamije guhabwa ibihembo n'abantu. Ari nayo nama ya 5 Denzel atanga. Denzel yibutsa abantu ko gushakisha ibyubahiro bya rubanda atari cyo kigomba kutuyobora, ahubwo ni gukora ibyiza no mu gihe ntawe ukureba cyangwa ushima ibyo ukora, ko ibyo nibyo bifite agaciro k'igihe kirekire. Ati mama yigeze kumbwira ijambo ntazibagirwa uko ryanyubatse. Yarambwiye ati ibihembo by'abantu kenshi bita agaciro, ariko iby'Imana iguha byubaka ubuzima burambye. Uyu munsi abantu bashobora kuba bakuririmba nk'intwari, ejo bakaba ari bo bagutera amabuye. Nanjye nti ibuka ko abasasiye Yezu imishura bamwita umwami ari nabo bamubambye ku musaraba. Ugomba kumenya ko nta uneza rubanda. Wowe rero kora igikorwa ubona kinezeza Imana, byo gushaka gushimwa n'abantu bijyo nibikagutesha igihe cyangwa ngo biguhangayikishe. Inama ya 6 Denzel aha abantu nahagira ati jya ufatana amahirwe ukiyabona, ko bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima, yafatana gishyushye. Ubuzima bwa nyabwo bujyana n'igihe. Hari amahirwe aza rimwe mu buzima, kandi umuntu udafite ubushobozi cyangwa ubutwari bwo kuyafata amucika ntacyo agezeho. Denzel avuga ko tugomba kuba maso igihe cyose, tukamenya igihe cya nyacyo cyo gufata icyemezo, igihe cyo gukoresha impano yawe mu bikubyarira inyungu, igihe cya nyacyo cyo gutangira business n'ibindi. Ati jya umenya gusoma ibihe kandi ntuzigere utegereza ngo igihe cyiza cyo gutangira, ko igihe cyiza cya nyacyo ni uyu munsi. Kuri muzima byonyine birahagije ngo utangire. Muri byose kandi ujye umenya guhitamo inshuti nziza. Inama ya 7 Denzel ati nyereka inshuti zawe nkwereke ejo hawe. Denzel avuga ko umuntu agira imico ijya gusa n'iy'abagenana nabo. Niba inshuti zawe zinywa inzoga buri munsi, zitagira icyerekezo, zikavuga nabi abandi, zikagira ishyari, iyo niyo mbuto uzaba uri kubiba umutima wawe. Nawe nukomeza kubiba izo mbuto, ejo hawe hazaba habi cyane. Ariko niba ushobora kugendana n'abanyabwenge, abafite intego, abatera imbere, abatagira amatiku n'urwango, nta kabuza ejo hawe ni heza. Ati reba aho mugendana, ese bavugana iki? Bakwigisha iki? Baguteza imbere cyangwa bagusubiza inyuma? Ibisubizo uzakura muri ibyo bibazo bizagufashe gufata umwanzuro. Ati buka kandi ko kwiherezo ikizakugira intwari si ibyo ufite cyangwa ubutunzi bwawe ubwo ari bwo bwose, ahubwo ikizakugira intwari nabo wafashije kuzamuka wifashishije ubwenge, ubuhanga n'ubutunzi bwawe Imana yakugabiye. Iyo niyo nama ya 8 Denzel agira abantu. Ati ubuzima bw'ukuri ni ubuzima bwo gufasha abandi. Yibutsa abantu ko intsinzi ya nyayo atari inzu cyangwa imodoka utunze, ahubwo ni ingaruka nziza ibyo utunze byagize ku buzima bw'undi muntu. Ibi nibyo bituma izina ryawe rizubakwa mu gihe kirekire kandi ukaririmbwa nk'intwari. Tangira wibaza uti ninde ndi gufasha muri urugendo rwanjye? Ese hari umuntu uri kwiteza imbere kubera njye? Ese uyu mushinga ngiye gukora nubwo uzampindura umuherwe, n'icyo uzafasha abantu, n'icyo uzabamarira? Imyanzuro uzafata nyuma y'ibisubizo uzakura muri ibyo bibazo niyo ishobora kuzakugira igihangange igihe ari imyanzuro myiza, cyangwa kugira ikigwari n'igisambo igihe ari imyanzuro mibi. Ijambo rikomeye twasorezaho naho Denzel yavuze ngo igihe cy'umuntu ushobora gutsinda ni igihe ubwenge bwawe butegeka amarangamutima yawe.
Denzel yashaka kwigisha ko gutsinda mu buzima bisaba kugira ubwenge, gutekereza neza no gufata ibyemezo byubakiye ku bwitonzi aho kubyubakira ku marangamutima gusa. Iyo umuntu akora ibintu ashingiye ku marangamutima nk'uburakari, ubwoba, umujinya, ishyari, agahinda n'ibindi, akenshi afata imyanzuro mibi agasenya aho kubaka. Ati urugero, iyo utinya gutsindwa ushobora kwanga kwinjira muri business cyangwa umushinga w'icyerekezo uri kuzagukiza. Icyo gihe ufite ubwenge bwo gukora uwo mushinga ariko ukayoborwa n'amarangamutima y'ubwoba bwo kumva ko n'ugukora ushobora kuzatsindwa abantu bakaguseka. Haranira rero ko ubwenge, ubumenyi, ubuhanga, intego n'inzozi zawe biyobora amarangamutima y'ubwoba bwo gutsindwa cyangwa gusekwa n'abantu. Ni nako tugeze umusozo w'izi nama z'inyamibwa zatanzwe na Denzel Washington, umukinnyi wa filimi w'icyamamare ku isi. Niba izi nama zakuryoheye kanda kuri like utwereke. Niba kandi ari cyo zigufashije kora share uzisangisha inshuti zawe. Niba kandi ukunda bene nk'ibi biganiro bitera imbaraga bigasana imitima, kora subscribe ukandi no kunzogera ubundi twibanire hano kuko nibyo twivugira gusa. Wakoze kubana natwe, naho ubutaha mu bindi biganiro. Bye bye.